Amahoro y'Imana bane namwe. Hari hashize igihe tutaganira ku nkomoko cyangwa se the story behind indirimbo n'ibindi bihangano bitandukanye. Impamvu nkunda gushiramo ngo n'ibindi bihangano bitandukanye nuko hari ubwo dushobora kuzajya tuganira ku nkomoko y'ibindi bitari indirimbo, ariko byose bijyanye n'ijambo ry'Imana. Iki ni igice cya 5. Nkunda gukurikirana inkomoko y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko hari yongeraho nkumva hari ikintu kinkozeho. Icyankozeho muyo nenda kubasangiza uyu munsi ni ukuntu umwana uri hagati y'imyaka 12 na 16 yakwandika indirimbo ikamara imyaka irenga 150 ihindura ubuzima bw'abantu, abato, abakuru, yewe n'abasheshe akanguhe. Iyi ndirimbo sindi ni Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinutswe kw'ibyaha byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu, ngukundiye amahwa wanyambariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Mu Cyongereza yitwa ngo My Jesus, I love thee cyangwa I love you. Iyi ndirimbo yanditswe n'umwana cyangwa se n'ingimbi, yanditswe n'umutineja William Ralph Featherstone. Uyu William yabayeho hagati y'1848 n'1875. Birumvikana ko yabayeho imyaka mike, imyaka 27. William Ralph Featherstone yavukiye Quebec muri Canada, aho ababyeyi be basengeraga mu itorero rya Methodist. Mu by'ukuri William yandikiye indirimbo ntabwo yanditse nk'umuntu washaka kwandika indirimbo, ahubwo yanditse umuvugo. Amaze gukizwa akiri umwana, amaze guhindukirira Kristo, urukundo rwa Kristo rwuzuye umutima we, icyo yakoze yandika poem, yandika umuvugo nko kugira ngo asohore ibyo yumva mu mutima we. Arangije uyu muvugo cyangwa iyi poem aza kuyoherereza nyirasenge wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Los Angeles. Nyirasenge amaze kuyisoma amutera intege, amubwira ko yarakwiye gufata iyo poeme akayishyira hanze, akayimenyekanisha, akayipublia. Hashize igihe nibwo haje kuba undi muntu afata ya poem ayishyiramo melody cyangwa ayishyiramo ijwi, yihinduka indirimbo yuzuye. Ahangaha cyo nashakaga, nifuza gutera intege abakiri bato. Ikiri muri wowe ugisohore, ntawamenya icyo Imana yagushizemo aho kizagera. William yitabye Imana kera, yabayeho igihe gito, ariko aracyariho mu ndirimbo ye, mu ndirimbo yanditse igihindura ubuzima bw'abantu na n'ubu atakiriho. Numva nasaba n'ababyeyi ngo batere intege abana babo. Umugambi w'Imana ni mugari, ntawumenya wose, kandi Imana ntawe itakoresha. Imana ibamugisha. Ntibibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel ya Aime Uwimana kugira ngo ujye ukomeza ukurikira inkuru zitangaje zihishe inyuma y'ibyo tureba ndetse n'ibyo twumva. Kandi ntibibagirwe gukora share kugira ngo usangize abandi iyi nkuru nziza.
amahoro y'Imana abane namwe.